niho studio. Nose Shiva. Yes. Ndamutse nkemereye urukundo rwanjye nawe rwarugana. So nje nizera ko urukundo rwanya rw'igihe cyose ruranesha. Kandi nizera ko rutatuganisha habi. Nyine nka he. Twicarana nawe mu kigo twigane. Hari ibindi cyangwa urukundo mukunda n'urwo gutuma ibyifuzo bya bimererwa neza. Icyaba cyose gikeneye ko kigushimisha nagikora ku bwawe. Kazi hani wacu muri Biremera Electronic Repair. Hani wacu tugwa serivisi zitandukanye aho tugukorera telefoni zaba izamenetse, zaba iz'amatushe ndetse na smartphone, telefone zidacaginga, telefone zifite ibibazo byo kudahamagarwa cyangwa guhamagara, telefone zaguye mu mazi, turagufasha. Tubakira WhatsApp muri telefone zanyu ndetse n'andi application atandukanye, tubafasha kubafungurira email, afite amapasi yagize ibibazo, amakete ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ni mutugane hani wacu muri Biremera Electronic Repair. Bese ugeze hani wacu, igikoresho cyari cyose cya electronic waba tuzaniye kirakira. Ngo ni mutuganire imiryango irafunguye. Biremera Electronic Repair, ibyo dukoze byose biremera. Nde wari ukuntumye? Niyo. Mana bo. Kubura ni afite ikihe kibazo we? Ikibazo afite. Ahubwo se tutagiye kwirirwa dutinda amagambo nta kuntu wagenda ukamureba hara hepfo niho ahagaze. Niyo uriya wo mu bipantaro by'ubururu n'ibishati by'umweru. Ariko naragica nawe nukavuga umuntu w'umugabo uhagaze kuri yango umuntu uhagaze mu bipantaro umuca amazi. Ibyo ntago ari ibintu. Nusubuko kuri kubona napanga ikina niyo mana. Ibyo mwapanga byose nta bidanje. Urajyayo ntujyayo? Naho njye. Uranyumvira n'ukuntu uri kubwira nkaho ari kwitegeko bane. Niyo sura ni Chris ku buryo nagenda nkamusanga. Ese niba yarakuntu nyambizire ko numva ari ngiye kubitura. Cyaze nyine uri umusazi nawe. Niyo yaragutuma nawe ukaza ukambwira ngo ngwiki. Mbaye umusazi kubera niyo. Uramubaye pe. Umva rero mubwire. Nundi munsi. Niyo akazongera kukubwira ati ngo ngwino ubwire hatije. Nundi munsi. Nureba nabi niwe nzakubita. Ariko ibyo bintu rwose ntabwo ari ibintu bikwiye umuntu mwari umeze neza nkawe. Ubundi ugomba kuba wiyubashye. Byabona ngombwa ukamugeraho kumva ikibazo. Usaba ari ikibazo. Ntabwo namugeraho kuko nta kintu kizima bavuga. Kuri yaweho na babu mwari mwifashe kamwe umwe agafata kamwe kagafata kwina kandi kagafata undakapfa undi weho hajya niwe twatwicaranye. Sebura n'uruhero umujyi mwari mwanywe. Sabonaga bitari romantique uko. Ngari mwakwebe imbuto se. Nabonaga bitari romantique ubone. Ari uko nyine. Cyaze muri abasazi. Nyine umwanya mwari mwadufashe mukatwicaza hariya. Sibyari byiza. Nta kintu kizima muvuga. Nyine nuko abantu niyo nawe ashaka kunyicazaho anyicaza ngambwira ibintu bitunguka man. Oya wizana niyo na Samu hano ntago ari abantu bamwe. Wenda niyo ashobora kuba ari ku rundi rwego wenda ngiye ntariho simbizi ariko nyine yagushakaga byihute biri imagine nese buri kuri rep imwe muri chill muraciriritse none se urajyayo ntaho ujya nyine uko mu naho ujya ndabikubwira inshuro zingahe ase washyize wakihanganye byibuze niyo wamureba iminota ibiri kuko aragushaka wibaze ko duhengeye muri toilet ambwa ati babarira umumbwire shumireka nkubwire ntacyo pagana niyo nandi cyo pfana nawe nyine mwigipanga ariko wumva icyo gushakira basi ntacyo navugana nawe sibyo kandi ujye unyumva nuko amatirize ngunge kumva ibyambwira ntacyo nyine ubwo reka mubwire gende mubwire yuko byanze asigaye ariko nyine wisubireho genda umubwire cyangwa ubereke nisubiraho kubiki wisubireho rwose umuntu niba wagushaka ugomba kubyumva ubu saba afite ikibazo kiri imagine ufite ikibazo cyo mu mutwe ugoye wenda ubitekerezeho aracyahagaze hariya ntekereza ariko kuva iki mvuga ni iki niriyangekera wabitekerezaho nyine ukagenda ukumva ikibazo afite ntabyo mutekerezaho ikosa sawa Babu rero suko kwanga mwana wanjye ntako nagize ako nayo ibintu wakoze birarenze pe
nta kuntu hagize ariko degiteri none se ngiye kunenze ko ari umukino nenze ko ari ugukina nazimuhishe mbona ari ibintu bisanzwe ariko se mbabana umbwire gute ukina wiba uzi ibintu bakorera ibisambo muri karitsiye uzi ibintu babakorera usibye ko wagize imana ukaba wibye ahantu mu bantu nyine ugasigira imana ibaze degiteri cyangwa prefiye baba bari hano ibintu bari kugukorera ngewe rero kuri naga ari kwiba ni ukubitahana no mu rugo kabirenze ikigo none ntacyo nabirengeye kwiba ni ukwiba uwibye ikibiriti n'uwibye ihene bose babibye iyo bafashwe bose bamera nk'abibye igihano kiba ari kimwe ahubwo ngewe byancanye nari nkumenyereho mu tundi dufuti tworoheje gusimbuka igipangu ukajya kureba ngo kurusi ngo ukagira gute ariko ntabwo ngiye nari nzi ko wagera ahantu ho kwiba no sinabira ko mwabimbabariye nibi mwabimbabariye oya kusimbuka ni ibintu bisanzwe abana baratoroka abana baratoroka ariko kwiba ubundi udafatiranye umwana we wibye rimwe uno munsi bakakwihorera nejo ingesi igakura noneho ugasanga ni wa wundi ubomora banki ahubwo ngiye mbarumbwire ni iki cyagufashe kugira ngo uva kuri ya makosa yawe matoya ukagera ku kosa ryo kwiba none cyakugendekeye bite mbese ngiye nakubwiye ngo ntago ari ukwiba kuriya ngewe twe dufitanye beef urumva reka mbigusobanurire byose tike ndikubwire ngewe uriya uranuze kabaka hari akantu twagiranye nyine ntabwo urumva ntabwo we wahita ukamenya nyine hari akantu twagiranye biba ngombwa ko tugirana beef tugiranye bifu ubu nanjye nari mwishyuye none kumwishyura rero ko ari ukugira ngo azibure azihige wenda iwabo bazamukubite cyangwa bagire ngo iki ariko nari kuzimusubiza rose aho hantu nta rwitwazo nta n'ibisobanuro birimo ni gute ahubwo abantu mwiga hano muba mwaraje kwiga kubana gukorera hamwe kwigira hamwe nabo muba mwaraje kugira ngo murwane mujyane cyane ntari kuzimusubiza niba ugiranye nk'umuntu ikibazo uba ugomba kuza ukumva kirakurenze niyo mpamvu tuba turi hano uba ugomba kuza ibyo bintu tukaba twarabikemuye gute muhangana kandi muri abanyeshuri mwese mwaraje kwiga ugahangana n'umuntu kugeza aho ujya kumwiba nose ubu wari uzi ko ari buziye muri classe yambaye iki cyangwa ari nasubire muri dolari bwambara iki nyine iyo bikara cyane nari kubimusubiza ahubwo ikintu hano harimo n'amakosa menshi usibye ko ari uko byamenyekanye iyo bitamenyekana ibyo bintu bari kuza kubimusubiza cyangwa ari kubipangira izindi gahunda nari kubimusubiza none se ama box nayagira iki ngiye nagira iki ko mfite yanjye y'iwacu bangurira yanjye ngiye rero reka pfukame mu mbabarire nimba bintu bikomeye bose pe ibintu gukomera ko birakomeye ari ngiye ufata umwanzuro wa nyuma nakubabarira pe kwako n'ubwambere ukoze ibintu nk'ibi wenda kuba ko ndi kubona n'ukuntu uri gusaba imbazo reka pfukame kugira ngo mumbabarire iyi nkobera cyari hano none se ticaga dete yakubwiye ngo icyaho arambwiye ati mu rugo wita bamwirukana urumva vuba kwera bavuze ngo mumuneranyijeho nyine mumuneranyijeho mwambwa wiba imyenda y'imbere y'umunyeshuri mugenzi wawe nandi kumukinisha ubu nakiba simbicyuye ubundi wo ntazo wambaye ntaza uba ufite ngo wibize abandi yimba zifite wari ugiye kuzimaza ikiza ndetse ko nari ndi kumukinisha nibyo nari ndimo ndamusobanurira nari ndi kumukina diregiteri rero guhita utaha rero nta kindi kintu nakumarira nari nagerageje guhungisha abayobozi nzi ko wenda ari kirabo ubu ngubu ukazategeza umwanzuro ni ukujya ku biro bagahita bakwandikira ababyeyi ugataha mu rugo urimo kumva ndetse nta zindi mbabazi zibaho uzahanyuma ushobora no kuba wari uzijyaye ugenda kuzimurogeramo twabibwirwa n'iki umwana wowe ntabwo yamenya uburozi bwica nako nakumucyara kanijyana n'umutima mubi imyenda y'imbere y'abanyeshuri bagenzi bawe nta soni ndetse ngiye kuba niga ngiye kuba ndera urataha nyine niko dogiteri ntabwo kubiri muke ntabibamo urajya ku biro nonaha bahita bakwandikira ababyeyi tutaha mu rugo turi kujyana yangana utahe nawe ugende witekerezo urabona ibintu wakoze kira vuba ihutaho bagusange kuhunura oya genda witahire nta kibazo Excuse me. Can we talk now? Tugenzwe n'iki? Sasa nizeraga ko icyo cyari cyo gihe unyemeruka mu mwanya twavuga. Umwanya kandi nawe uguhaye. Okay. Wari umeze neza ariko.
meze neza wese. nanjye ni neza ariko ntibyaba 100% haba hari ikibura. Ni iki kiri kubura? Ikibura nuko nawe kubwiye igihe kinini ubuzima mba numva butuzuye igihe kiburi ku ruhande. Njye mburi ku ruhande ubuzima bwawe. Yego. Igihe cyose nyine mba mbona nkigukeneye, umutima urakunsaba ariko maybe ntabwo wabikunze, ariko mba numva igihe cyose ari cyo kintu cyo kukubwira mba mfite. Nicyo ashaka kumbwira? Nicyo nashaka kukubwira ariko kamenye si ukukikubwira gusa, hari icyo nanjye mba nkeneye kumva. Kandi mpamanya n'umutima wanjye yuko nawe uri kucyumva. Ntacyo ndi kumva tu. Sebasi niba ntacyo wumva ntiwanareba mu maso ngo ukibone. Mbonamo iki? Saka kanya se Hadija murashwanye? Nta nubwo twigeze twiyunga. Ngira ngo urukundo mwari murugeze kure. Sasa ntabwo byagenze ute? Nakubaza. Mbaza. Iyo wewe wirebye ubwiza ufite ubona uri wo gusimbuzwa Hadija. Ubona uri umuntu wo guhagarara mu gicucucucu cya Hadija, uzi ko bimbabaje basi kw'inshuro wakabaye wiyubashye basi nabyo ubwabyo biranshengura gusanga ijambo ryanjye uritesha agaciro kubera Hadija. Ego, nahise ko mubigeze kure. Hari utabizi sana mu kigo? Cyangwa ntabwo twirwa tubabonana nyuma y'amashuri he hose? Kutubonana tuba turi kumwe ariko mu buryo bwo kumwiyama mumenyesha ko ari we mahitamo mfite. Ashaka kuvuga ko ari ukwirukaho? Anyirukaho se? Ntago mbizi niba anyirukaho, gusa niba anyirukaho ntiyamfata. Nuko nyine mba ndi kubikubwira, mba mbona ubwanjye ntari kubasha kureba ahazaza mu gihe namurikiwe nawe. Niyo mpamvu nifuzaga byibura kubona akanya gato tukagerageza amahirwe y'uru rukundo. Njye nawe tugakundana? Ubusanzwe ngenda gukunda ni ukunyemerera ko ninjira no kunyakira. Bintu Hadija arabizira? Hadija? Cyangwa ni prank uri kunyenera? Wenda Hadija we twakina ariko we ntabwo uri wo gukiniraho n'icyubahiro nkugomba n'ikikwemera kuzana imikino. Ndahira. Mu bisekuru bingahe kugira ngo wumve ko ibintu byera ari ukuri? Ndi kubona Shivanza atari wowe. Niko nahindutse cyane. Iyi niyo sura yanjye ya nyayo basi yabahora kubibona gutya. Uri kunongora? Sure. Cyane. Shiva nkubaze? Yego mbaze. Ubuse nimwemerera Chris akaza ko nawe gatangiye kuzamo, tubigenza gute? Mutima wanjye ngira inama, ndaremerewe bese mfite amahitamo. Ni summer vibes, ni summer vibes.